Bene data namwe nshuti mudukurikiye muri rwa ruhererekane rw'amasomo yateguriwe abaririmbyi ndetse n'abacuranzi bakora muzika ihimbaza Imana. Ubu muri uyu mwanya tugiye kubagezaho isomo rya kabiri, igice cyayo cya kabiri. Isomo rya kabiri rivuga kuri ubumenyi bw'ijwi ndetse nuko baririmba, ariko noneho igice cyayo cya kabiri cy'iryo somo bikavuga ku ntambwe enye zitugeza cyangwa se zatuma dushobora kuririmba ijwi ryiza. Mu cyongereza nabyita the 4 steps to clear singing. Intambwe ya mbere ni kwitegura wowe ubwawe no gutegura umubiri wawe neza, cyane cyane bigendeye ukuntu uhagarara niba ugiye kuririmba uhagaze, cyangwa se ukuntu wicara niba ugiye kuririmba wicaye, ukuntu utegura umubiri wawe neza. Muri ako gace hazaba harimo nanone no imyitozo yo guhumeka, uko uhumeka, uko ufata umwuka neza, uko urekura, uko uwukontorora, uko uwutindana mu buryo n'ubundi kugira ngo biguheshe kuririmba interuro neza mu magambo y'indirimbo yawe. Mbere yuko twinjira muri rino somo, kuko ni isomo ryo ry'ubumenyi ngiro, ndagira ngo rwose nongere mbibutse nk'abakristo yuko burya umukristo w'ukuri ikintu cyose Imana imusaba gukora mu myizerere yacu, twizera ko aba agomba kugikora neza, abagomba kugikora neza kandi mu bwiza bwose bushoboka. Bityo rero twizera ko iyi mpano yo kuririmba Imana yaduhaye ko nayo igomba gukoreshwa neza kandi mu buryo bwose bwiza bushoboka. Imana idufashe cyane cyane ko Paulo yabivuze mu rwandiko yandikiye abikorinto, mu rwandiko rwa mbere ibice 12:15 kuri B, ngo nzaririmbisha umwuka ariko nzaririmbisha n'ubwenge. Bishatse kuvuga ngo turaririmba mu mwuka tukaririmba n'iby'umwuka, ariko nanone ntabwo twirengagiza ko kuririmba ari science, bisaba n'ubundi bumenyi, bisaba n'ubundi bwenge. Nemera ko rero ari inshingano ya buri buririmbyi Imana yahamagaye na buri muyobozi w'abaririmbyi guteza imbere impano yacu y'uburirimbyi, kugira ngo uyiteze imbere wiga, wihugura, ukora imyitozo kenshi, kuko n'ijambo ry'Imana riratubwira ngo tujye tuvuga ijambo ryayo nk'uko riri. Icyo gihe rero twe ijambo ry'Imana turivuga hehe? Turivuga mu ndirimbo. Twihute rero tugiye kuri gace ka mbere k'iryo somo rya kabiri. Biravuga ibyerekeye uko umuririmbyi agomba guhagarara cyangwa se uko agomba kwicara neza mu gihe aririmba. Ibyo mu cyongereza babyita posture cyangwa se posture mu gifaransa. Kugira ngo dusohore ijwi ryiza kandi ritomoye, icyo nakwita mu cyongereza a clear and consistent pleasing voice, ijwi ryiza ritomoye kandi wumva rivuga neza, bisaba ko imitsi n'izindi ngingo z'umubiri wacu bikorana n'ijwi, ko nabyo bigomba kuba biri mu mwanya mwiza kandi bigakora mu buryo bubyoroheye. Ni ukuvuga ngo a good position and flexibility. Bisaba kugira ngo imitsi yose, umubiri wose uba uri gukora mu buryo bwiza kandi mu buryo bubyoroheye. Hama rero reka tubanzirize ku myitozo yo guhagarara neza. Mu myitozo yo guhagarara neza, ikintu cya mbere tuvuga nuko umubiri wose ugomba kuba worohereye, utagugaye, icyo bita body alignment. Ni ukuvuga ngo uko umubiri wawe uhagaze ugomba kuba ukubona ku buryo yumva abona ko rwose ntabwo uri stiff, ntabwo uri umuntu ugugaye, ahubwo urorohereye mu buryo bwose. Umubiri wawe urorohereye ku buryo n'ugukozeho yumva ko ibyo bita mu cyongereza flexibility, ukumva uri flexible, ukumva urorohereye mu buryo n'ubundi. Ikindi cya kabiri, muri uwo mubiri rero ibice biwugize nibyo tugiye kurebaho. Reka duhere hano ku ntugu. Hari umuntu ujya kuririmba ukabona ahise azamura intugu, ntabwo ari byo. Intugu zigomba kuba zorohereye ku buryo bikorohera kuzizunguza ujya imbere cyangwa se ujya inyuma. Igituza cyawe ntabwo kigomba kuba kije imbere cyangwa se ngo kibe kije inyuma gihese, ibitugu bihese, aho ugomba kuba worohereye. Umutwe wawe subiye hejuru gatoya, ntabwo akananwa hagomba kuba, urumva ko deja ukumvuze n'ijwi ryanjye rise rihinduka kandi nta effort nashyizemo. Biturutse kuki? Biturutse ko nazamuye akananwa, chin ntabwo kagomba kujya hejuru cyangwa se kujya hasi cyane, ahubwo byose bigomba kuba biri mu murongo mwiza. Nuko naho ndi kureba, nuko ndi kureba imbere ku buryo ubona ko birorohereye cyane. Hanyuma hano mu rukenyerero ukumva worohereye cyane mu buryo bwose. Amaguru yawe akaba hagaze ku maguru yombi mu buryo bwiza.
by'umwihariko ushobora gutera agatambwe gatoya ku buryo niba ari n'umuntu ugusunitse udahita ugenda nk'uko uhagaze, ahubwo ku buryo wumva ushobora gukora muvuma ntoya mu buryo bwose, ku buryo mu gihe uzajya gukora projection y'ijwi ugiye kuririmba ijwi vuga ijwi cyane rigera ririya kure ku buryo wumva umubiri wawe nta kintu kiri kugutega na gitoya. Hanyuma mu bindi tugomba gukora nuko n'imitsi yose ikorana n'ijwi igomba kuba yorohereye, ariko by'umwihariko burya umubiri wawe ugomba kuba ukangutse, kubera ko hari nk'igihe nk'umuntu antelefona ari muri Amerika, yewe ndi mu Rwanda ndyamye ntabwo turi kumwe, ariko agahita ambaza ngo ariko ndumva ukiryamye. Abibwirwa n'iki? Abibwirwa nuko yumvise ijwi ryanjye agahita amenya ko ndyamye. Burya iyo turyamye, iyo dusinziriye, umubiri usinziriye, umubiri udakangutse neza, n'ijwi rirahinduka. Ariko iyo bumaze gucya cyangwa se ijwi ryacu twarishyuhije n'imitsi twayishyuhije neza, bituma n'ijwi ryacu rijya mu murongo mwiza. Icyo ni ikindi kintu. Ikindi nuko no mu gihe cyo kwicara kandi nabwo uba ugomba kuba umuntu wicaye neza. Umuntu wicaye neza, hari umuntu ujya kwicara no mu ntebe ukabona ahise agira tendance yo kuhina umugongo gutya cyangwa se gutya, cyangwa se abandi bakagira gutya. Iyo wicaye uba ugomba kwicara neza, kwicara neza, ibitugu bidahetamye, bitagize gute, ku buryo nujya no kuririmba uzaririmba, niba uririmbye bigusaba ko uririmba wicaye, ugomba kuririmba wumva ufite flexibility, wumva worohereye mu mubiri wawe neza. Icyo ni ikintu tugomba kwitaho, ukuntu duhagarara mu buryo n'ubundi. Hanyuma rero hakaba hari imyitozo idufasha mu gutegura umubiri wacu, uhereye ku bworo bw'ikirenge. Mbere na mbere bisaba kugira ngo umubiri wacu tubanze gusa n'abawushyushya gahoro, nk'uko n'abakinnyi b'umupira babanza kwishyushya mu kibuga. Hari imyitozo mitoya yo kwishyushya mbere y'uko binjira mu kibuga gutera umupira. Umubiri wacu ukabanza, ushobora gukora twa siporo dukeya tugushyushya, ukazenguruka ahantu, ukagira gute, ukagenda. Ibyo bikakorohera, bikagufasha. Nuko aha ndabivuga muri makeya, ariko ushobora gukora byinshi biturutse ku minota waba ufite. Hanyuma muri rwa rwego rwo gukangura imitsi yacu, mujya mubona ko nk'ijyanye umwana kwa muganga kugira ngo bashobore kubona umutsi bawubuze, hari igihe bakubitaho ukabona umutsi uraje. Natwe rero dukunda gukubita ku ngingo zacu, hano dugakubita kugira ngo imitsi ikanguke, ariko tuba turi kumva ikintu turi gukora. Hano hose tukakora. Ubwo ngubwo mbivuze muri make, ariko wowe uraza kumva umubiri uko uri gukora, kandi ugakora wumva rwose uri kuruhuka no mu mutwe kandi ubyishimiye icyo kintu uri gukora. Noneho rero ukagorora ingingo zawe, cyane cyane nka hano mu bugombambari, niba ari mu bugombambari uko bahita. Noneho ku buryo wumva ahantu hose hari articulations, ahantu hose amagufwa ahurira, ukahagorora kugira ngo habe hahagaze neza. Hano mu ivi, hano mu ruyunguyungu, hano mu rutugu, hano mu maboko, hano muri zino ngingo z'ahangaha, ku buryo wumva ndetse na hano aho ijosi ryikaraga. Ndi kubivuga muri make, ugakora ijosi ryawe buhoro buhoro, ariko byose tubikora buhoro buhoro, ukongera ugahindura sanse buhoro buhoro. Ubwo ni uburyo bwo kugorora ingingo zawe. Ushobora no kubikora ugasa n'uwicara, ugahaguruka, ariko byose ubikora buhoro. Ugakora mbese imyitozo igorora umubiri, igorora ingingo z'umubiri wawe, aho amagufa ahurira, ingingo uko zimeze, mu buryo n'ubundi ukabigorora neza, bikagutwara umwanya n'iminota ihagije, ku buryo wumva uhagaze neza umubiri wawe ndetse wanakangutse n'imitsi yawe yakangutse. Hanyuma ukagerageza gukora massage ahantu hose. Icyo gihe nk'iyo muri abaririmbyi, umashobora guhagarara inyuma y'undi akamukorera massage mu bitugu, akajya icyo ari gukora umuhungu ku muhungu, umukobwa ku mukobwa, mukabikora neza. Hanyuma ugakora massage hano cyane n'ahantu h'ingenzi, kuko iyo turirimba hariho igihe ujya kumva ukumva nk'ikintu kigugaye gutya muri wowe. Kigero bisaba kugira ngo utegure hano mu mashwari neza, hano mu rwasaya, rimwe na rimwe umere nkuri kuri ikintu, umere nkuri kuri ikintu. Okay, hanyuma hari aho tuzanyuza mbere y'ijwi, hanyuma unyeganyeze n'iminwa, uri usa n'uko ari byo bita bubbling, ku buryo wumva iminwa yawe iri kunyeganyega. Akenshi uzumva hari ikintu tukuriye hano. Icyo gihe bikoze inshuro nyinshi n'umwanya munini, ukongera naho ukahakorera massage. Okay, hanyuma ukongera ugakora, mbese ugategura umubiri wawe mu buryo bwose. Iyo ni imyitozo imwe n'imwe yo gutegura umubiri, ariko tuzafata igihe cya video cyihariye, noneho tugafata umwanya munini turi kuyikorana n'abantu benshi batandukanye, noneho tukazabibagezaho. Hano ni nk'isomo gusa ritangira kugira ngo mugire igitekerezo cy'ingenzi cy'ukuntu bakora
gukora iyo myitozo. Hanyuma ikindi dushobora gukora mu gutegura imibiri yacu nuko nanone dukora imyitozo idufasha gutegura mu mutwe. Ibyo babyita exercises of relaxation. Tugomba kuba turi relaxed, tugomba kuba turekuye mu bitekerezo, nta bindi bintu turi gutekereza tukabijugunya kure. Ubwo rero niyo myitozo ushobora kuruhuka hama ugafata umwanya ukahengekera hano ibumoso, okay, ijosi ryawe, hanyuma ugatekereza ibintu byose wiriwemo, hanyuma ukazungurisha umutwe gahoro, ukazongera ku rundi ruhande, ukazongera ibintu, ugafata umwuka uhagije, ugafata umwanya wicaye kugira ngo wiyambure ibintu byose byari bikuremereye, ibitekerezo niba wasize mu rugo ntacyo ufite, niba hari uwakubwiye nabi, niba hari message wabonye iguca umutima, niba ari n'ikindi kindi. Mu buririmbyi umeze nk'igisirikari ugomba kwiyambura ibintu byose, ahubwo wowe ugahamya ku ntego y'icyo ugiye gukora, ugatekereza, ukabitekereza neza, ugafata umwanya, ugafata umwuka, ukawubika, ukongera ukawurekura, ukicara, ugahaguruka, ugategura ibitekerezo byawe ariko ugenda widesharije, kandi ibyo ushobora kubikora n'igihe kirekire gishoboka. Hanyuma ikindi nuko muri bya bindi natangiriyeho ushobora kumara kubikora ukongera ugasubira inyuma ukongera ukabitangira. Hama rero ubwo bwari uburyo bwo gutegura umubiri wawe ndetse no mu buryo bwo gutegura ibitekerezo byawe, ukangura imitsi, ukangura ingingo, woroshya umubiri ku buryo uzaririmba wumva nta kibazo. Noneho rero igikurikiyeho rero umwitozo wa kabiri w'aka gace cyangwa se isomo rya kabiri ry'aka gace bigendana na ya ntambwe ya mbere twavuze, ni uburyo bahumeka n'uburyo bakoresha umwuka neza, ibyo bita imyitozo yo guhumeka, breathing exercises. Tugiye kuvuga ukuntu bafata umwuka, how to breathe in cyangwa se inhalation mu cyongereza. None twongeye tuvuge uko barekura umwuka, bishatse kuvuga exhalation cyangwa se to breathe out. Noneho rero tunige n'ukuntu umwuka ushobora kuwufata ukawutindana, ukawubika, ukawukoresha uko ushaka, ari byo bita breathing support and control, kumenya gukontorora umwuka wawe, kuko ni ikintu cy'ingenzi. Kuko abantu batazi gufata umwuka no kuwukoresha neza, akenshi nk'iyo bagiye kuririmba indirimbo ifite interuro ndende, hari igihe usanga mu kujya kuwusoza kuko abatamenye gukoresha umwuka neza agahita ava muri noti. Ni nabyo bikunda gukura abaririmbyi benshi muri noti. Ndaguha nk'urugero, nshobora kuririmba indirimbo Mwami Imana ndakuririmbira, uri inkuru, uri inkuru. Mwami Imana ndakuririmbira, uri inkuru, uri inkuru. Noneho urumva narifite gukontorora umwuka n'urugero nshatse kubaha, ariko undi ashobora kuririmba uri inkuru, uri inkuru, none umwuka ukamucika ntamenye akava muri note. Bisaba rero kugira ngo iyo uririmba phrase nini cyane cyangwa interuro nini cyane umenye ukuntu ubika umwuka wawe neza kugira ngo utazava muri note nyuma yaho, kandi no hagati aho ngaho uririmba ibintu wumva biri consistent. Hanyuma rero reka tubanze dukore wa mwitozo wa mbere wo gufata umwuka. Umera nk'umuntu uri kwihumuriza ururabo ruhumura neza, kandi ibintu dukora byose uba wumva ari ibintu biryoshye, uba wumva ari ibintu binejeje, uba wumva ari ibintu byiza. Niyo mpamvu bavuga ngo abaririmbyi n'abanyamuziki muri rusange ntabwo bajya bapfa gusaza, kubera ko bahora mu bintu byiza cyane. Turabikunda cyane akazi kacu Imana yaduhaye. None rero nawe umeze nk'umuntu uri kwihumuriza ururabo, urumva yindi kwihuriza, reba ururabo rwiza rwahoze ubonye, ukarwihumuriza. Noneho ufata umwuka wa mwuka, ukumva ndetse wawutindana, cyangwa parfum umubavu uhumura neza, cyangwa iyo wumvise abantu batetse ibiryo byiza ahantu,
uba wumva rwose bimeze neza, waba ushonje, tekereza icyo kintu nawe. Niko tugiye gufata umwuka, uri gutekereza ibiryo bitetse neza wihumurije ukumva wabirya, cyangwa se uri kwihumuriza uburabyo bwiza bweze mu gihe hari hamaze iminsi hariho itumba rikomeye, ariko noneho uburabyo bugatangira kurabya, umva ukuntu buba bumeze. Cyangwa se hari nk'umuntu wahuguriye parfum ihenze cyane, uri kwihumuriza, wumva ukuntu biba bimeze. Nibyo rero tugiye gukoresha, niyo filozofi tugiye kugenderamo turi kwiga gufata umwuka. Umwuka barawufata bakawinjiza. Iyo winjiza hano hari iki kintu nagereranya n'igipurizo bita diaphragm, naha hantu haba ububiko bw'umwuka mu nda y'umuntu. Noneho hano rero iyo ufashe umwuka hano harahaga, noneho wawurekura hano hagasonza. Ni nk'igipurizo, iyo mfashe umwuka rero I take breath, ndawufashe hano harahaze, noneho I breathe out hano. None abantu benshi iyo babwiye ngo ufata umwuka akenshi hari abahita bazamura intugu, cyangwa se ahubwo ngo awufate hano hahage, ahubwo awufata hano hagasonza. Ibyo biba ari opposite, kiba ari ikinyuranyo kibikenewe muri mekanisme y'umubiri wawe. Iyo ufashe umwuka hano harahaga. Kugira ngo ibyo bintu uzabyumve neza, ushobora gushyira akamatora ka siporo hasi ukaryamaho, ugashyira igitabo kinini kunda, noneho hano iyo ufashe umwuka cya gitabo kirazamuka, noneho wawumanura wawurekura cya gitabo kikamanuka. Biba bikwereka neza yuko wamaze kumenya uburyo bwiza bwo gufata umwuka no kugira gute no kurekura. Noneho rero wamaze kwiga gufata umwuka, ugomba kwiga no kubika umwanya munini. Ndafata umwuka, ndawurekura. Noneho rero iyo ni exercise. Ikindi ugomba kumenya gukoresha iyi mitsi igize aha hantu habika umwuka, icyo bita mu cyongereza diaphragm muscles, muscle zigize diaphragm. Noneho rero aho ngaha niho ugomba kwiga kwifata. Icyo gihe rero ukora ya myitozo, ntimubiseke kuko niko bikora. Murabona imbwa iri kwahagira, cyangwa se urabona umwana ufite ikibazo cyo mu mutwe uko areba gutya. Nawe rero uriyoroshya cyane, ubundi ukabikora, ugakoresha imbwa iri kwahagira. Urabibona, ushobora gukora biturutse ku bushobozi bwawe, ariko ku buryo hano wiga kuhakoresha, hano mu nda wiga kuhakoresha ku buryo wumva rwose nta kibazo kirimo, horoshye cyane. Ku buryo ntabwo ari uko mfite inda ibyibushye, ahubwo ni ibintu byizana cyane. Nkinananutse ndi mutoya, ndi ku myaka, natangiye kwiga ijwi mfite neza imyaka 28, ngiga imyaka irenze 5, ubu kandi ngiye kugira hafi imyaka 50. Ubwo urumva n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi uko nagiye mbyibuha n'ubundi ntabwo byahagararaga. Ibyo ni ibintu umuntu akora kugera no mu busaza. Aho bushize nababwiye ukuntu nigize igihe kimwe ndi muri Amerika nkarimbana n'umusaza w'imyaka 101, yagize anniversaire, andusha umwuka kurura, aririmba interuro arayirangiza neza, yewe nsigara inyuma, nuko ankora mu ntoki aranshimira, nuko nk'umupeti joueur nyine, ariko bigaragara neza yuko ari ibintu yakuranye kugeza ku myaka 100 irenga. Hanyuma rero iyo wize icyo kintu wamaze kumenya gukoresha hano, akenshi uzumva hakuriye, uzagenda ubikora buhoro buhoro kugeza igihe ubimenyera. Ni kimwe n'abariya bakina karate. Kera ntarakizwa ntangiye kwiga gukina karate, nkajya nkubita ku kintu hano kugeza igihe hamenyereye. Cyangwa bacuranga gitari, uracuranga intoki zikaba zigashishuka, ariko igihe kikagera zikazamenyera, none ntunabibone. Nawe rero uko ino mitsi banza kukurya buhoro buhoro, cyangwa ujya mu kibuga gukina, hari igihe gero gataha no wumva hari gusisimira cyangwa hari kukurya, ariko ejo kabiri gatatu wazabimenyera bigasigara nta kibazo biguteye. No mu nda rero iyo mitsi igize hano ikorana n'ijwi igenda imenyera uko ugenda ubyitoza. Niyo mpamvu nababwiye ngo bifata umwanya munini n'igihe kirekire. Hanyuma rero undi mwitozo w'umwuka wo gufata umwuka ni uburyo ki ushobora kurekura buhoro buhoro. Ariho haza cya kintu bita breathing support and control. Ugomba kufite support yo mu nda, ariko none ukamenya no gukontorora umwuka, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane mu buriringi kumenya uko ukontorora umwuka wawe. Ntupfe guhita uwurekura nk'ipine ripize kano, cyangwa ahubwo ukamenya ukuntu nk'ipine ahubwo rya tubeless. Ipine rya tubeless rishobora gutoboka uri hano i Kigali ukazagera Igitaramo umwuka utarashiramo burundu. Umenye kuntu akuka kagenda kavamo buhoro buhoro. Rero ni imyitozo ugenda witoza, noneho ugafata umwuka, ndafata umwuka, noneho ngurekure nk'amasegonda, uhera ku masegonda make ugenda wongera, ariko ko dufite igihe gitoya. Ngiye gufata umwuka, ngurekura amasegonda 20, noneho nze kongeraho ayandi 3, nze kongera ahandi 25, gutyo. Reka tubigerageze turebe. Ndafata umwuka,
ndawusohora amasegonda 20 nawufashe ubu nawubitse. Okay, ndarekura ndongera mfata undi mwuka, none ngiye kongeraho ande masegonda nka 3, genda wongeraho buhoro buhoro. Okay, umwuka narifite urashize. Noneho ugenda wongera kugeza ubwo ushobora kugera ku masegonda 35, 40, 45 biturutse ku bushobozi bwawe. Hari ibintu bishobora kugufasha, hari nk'ibintu byamfashije. Ntekereza ko Imana yari iri kuntegura. Navukiye hafi y'ikivu kuri yo nashoboraga kwinjira kwibira mu mazi, noneho nkamara umwanya munini ndi mu mazi. Noneho rero bashobora kubwira abantu kujya muri piscine ukamara umwanya munini kugira ngo wige gufata umwuka iyo bikunanira. Ni ubundi buryo ushobora kwifashisha, kandi ugatekereza yenda nk'umuntu wabaye ari nk'ahantu mu muriro mu nzu yahiye, bakakubwira cyangwa ari ikintu cy'agaciro wari wasizemo inzu yahiye bakakubwira kujya kukizana, uko ushobora kubika umwuka ukagenda ugafata cya kintu ukarinda usohoka utari wongera guhumeka. Niho ugomba kwiga gufata umwuka no kubika umwuka muri rusange. Hanyuma mu gukomeza muri video yacu, ibyo ugenda ubikora inshuro nyinshi kuzageza igihe uzamenyera. Ariko noneho reka twongere dukore indi myitozo mbere yuko dusoza aka gace. Dukora indi myitozo idufasha kugira ngo ya diaphragm, ya mitsi ya diaphragm ndetse n'umwuka muri rusange n'ibindi byose kugira ngo bishobore gukora neza. Hari ukuntu dushobora kuririmba utekereza, urabona nk'iyo umuntu ari kwitsamura, nta muntu ushobora kwitsamura mu gisirimu ngo itse oya, ahubwo bisaba kugira ngo iyo witsamuye ujye kumva hano cyangwa se ufite ikibazo cya constipation, murabona ukuntu bigenda. Nta muntu ushobora kubikora mu gisirimu, bisaba kugira ngo ukoreshe ino mitsi ya hano mu nda byanze bikunze. No mu kuririmba rero nta butesi bubamo, ahubwo bisaba kugira ngo ukoreshe ingingo zawe z'umubiri, cyane cyane iyi mitsi y'ahangaha ikore. Tekereza rero umuntu ugiye kwitsamura ajya kumva nta muntu ushobora kubikwepa ngo abikore mu oya, ahubwo biraza nyine byaza ntubitangira kujya kumva imitsi irareze, cyangwa igasaba kuyikomeza hano. Hanyuma rero no gukoresha rero hari ingombajwi bisaba kugira ngo uzivuge, noneho nk'iri kuvuga tsi, urumva ariko ukora tsi, uri kujya wiga ibyo uririmba byose usubiza umwuka inyuma, uko muri mekanisme yo kuririmba ni umwuka wari ufite usubiza inyuma, noneho ugasohoka hano, noneho ukaza kubyara iryo jwi. Ubwo rero hari imyitozo dukora hano, ndasa n'uhafata cyane kugira ngo murebe uko inda ukuntu bigenda. Iyo mvuze ngo tsi, 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 iyo ni imyitozo ifite ingombajwi ziguhesha kugira ngo ushobore kumenyereza ino diaphragm yawe, nino diaphragm muscles, nino mitsi igize aha hantu habika umwuka muri rusange. Hanyuma rero ibyo byose ni imyitozo myinshi tuzajya tuboherereza. Nkaba ngira ngo ni itangira ryiza, ariko hari igihe ndi gutegura abanyeshuri baba nigishije n'abana nshobora gutangirira kwigisha. Hanyuma ndi gutegura abanyeshuri twazifashisha, hamwe nuko Imana izadufasha mu gihe kiri imbere mu nsengero cyangwa n'ahandi tugashobora guhura n'abantu tubyemerewe. Noneho kugira ngo dushobore gutegura abanyeshuri arabo nigishije, ni ibintu mazemo imyaka myinshi cyane nigisha. Nuko noneho rero n'abandi tuzakore class, noneho baze urebe uko umuntu ashobora kugira intege nke mu byo turi gukora. Nawe nkaba nagusaba gukomeza gukurikira aya masomo, kuko n'uruhererekane. Isomo rya mbere rituma wumva irya kabiri, rya kabiri rituma wumva irya gatatu, kandi ngusabe kugira ngo ugerageze kurarika n'abandi, kuko ibi bintu bidutwara imbaraga kandi bituruka mu muhamagaro wanjye. Numvise nifuje ko nasangira n'abanyarwanda bagenzi banjye, cyane cyane n'abakristo by'umwihariko, kuko ari ibintu nagenzuye nkabona ko
abenshi murambabarira, abenshi ntabwo aya masomo yagenewe mwebwe mw'abahanga, ahubwo yagenewe cyane cyane n'abandi bagitangira cyangwa se baba babyumvise bwa mbere, yuko burya kuririmba byigwa kandi ko hari imyitozo yabugenewe ishobora gufasha umuntu kugira ngo ijwi rye rijye mu murongo mwiza, n'ubundi bumenyi, kuko muri buka rya jambo twatangiriyeho mu Migani 27:17 ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, ngo niko umuntu atyaza mugenzi we. Niwe mugambi rero mfite, kandi nkabangira ngo ngusaba, hari benshi bazankurikira ariko bandusha ubumenyi muri bino bintu, ndabasaba kugira ngo muze dufatikanye kugira ngo dufashe abanyarwanda by'umwihariko mu matorero atandukanye. Hari abambwiye ko bankurikiye muri za Australia, i Burayi, mu bihugu bitandukanye bya Afrika, hano mu Rwanda, ibihugu duturanye. Ubwo rero nagira ngo mbasabe kugira ngo dufatikanye iyi mpano Imana yaduhaye dushobore kuyisangira, tuyisangize n'abandi, kandi ni ibintu byiza biryoshye, nuko natwe tugire byibuze umusanzu twatanga mu kubaka ubwami bw'Imana biciye mu buryo bwo kuyiririmbira. Imana ibaha umugisha.